ifite agaciro ka miliyoni 500 n'ibindi hejuru, ariko nyuma yayo iza guteshwa agaciro iyo cyamunara, ariko nyuma yayo birongera birazenguruka bayigurisha miliyoni 192. Ikibazo gihari ni uko baguze bakagombye kuza gushaka na ba nyiri bwite, kandi twese turahari tukicarana tukabiganiraho tukemenya amafaranga cyangwa tukabyanga, ariko twabiganiriyeho bakagombye kuyishyira ku isoko. Nuko muri make ntago muzi umuntu wayiteje cyamunara? Tako tumuzi. Abayiguze bo mwaba mwaravuganye nabo? Tako ariko perezida wenda niwe waba waravuganye nabo, niwe waba ufite amakuru neza ko yaba yaragurishijwe, ariko natwe mu makuru twumva hanze nuko tuzi neza ko yagurishijwe. Bakatuvugira kuko iranzu tujya kwibaka yaratuvunye kubyo najya ndara no mu muhanda simore n'amafaranga, bakambwira ati muzi tutanga amafaranga akenewe yo kubaka inyubako ko nta muntu uri kujya mu muhanda kwa kore. Yes, nongeye kugusuhuza wo kurikira Kivu Bay. Aha turi mu mujyi wa Kamembe, aho hari ibibazo bigiye bitandukanye byabaye hagati y'abamotari ndetse n'inzu y'abamotari twari dusanzwe tuzi hano mu mujyi wa Kamembe. Ibibazo byatangiye guhera saa 6 na n'ubu ngubu akaba ari ibibazo byananiwe gukemurwa. Twaba turi kugira ngo tubaze bamwe mu banyamuryango ba Koperative Komoru, tubabaze ibibazo byabiri hano hagati yabo n'iyi nzu yabo ya koperative. Nkuko muri kubona hano ku nzu y'abamotari ba Koperative ya Komero iherereye mu karere ka Rusizi, nkuko mwabonye akavuyo kamaze iminsi irenze 3 nyuma yo kumva ko inzu yabo yatejwe cyamunara kuwa mbere z'ukwa 4 2022. Abamotari mubona hano batandukanye ntabwo bagiye mu kazi kubera akababano ndetse n'agahinda batewe n'iyo cyamunara batazi, ariko nyuma y'ibinyamakuru bitandukanye birangajwe imbere na televiziyo y'igihugu ndetse na Radio Rwanda baje kwegera ubuyobozi bw'umutekano mu karere ka Rusizi, police harimo komando na DPC, batangiye ubusesenguzi bw'uko byagenze. Batangiye bagira bati twatse inguzanyo muri GT Bank, hanyuma amasezerano twari dufitanye na GT Bank twaje kuyimurira muri BRD, nayo ituguriza asaga miliyoni 150. Twatangiye kwishyura amafaranga, tugeze hagati ducika intege kubw'impamvu zitandukanye, harimo icyorezo cya COVID-19 ndetse n'igabanuka ry'abanyamuryango ba koperative, aho bavuye ku banyamuryango basaga 400 bakagera ku banyamuryango 130 gusa. DPC yongeye abaza abanyamuryango niba iryo tezwa rya cyamunara barizi. Undi ati twari turizi ariko baritanze ku buryo butunguranye. DPC ati none se ni irya mbere? Undi ati ntabwo ari irya mbere kuko na mbere ya COVID-19 byatangajwe, ariko akarere kadusezeranya ko kazadufasha. Yes, harimo umunyamuryango wa Koperative Komaru, reka tumubaze byinshi abidusobanurire tumenye ukuntu ibibazo bimeze. Umusaza mwiriwe? Mwiriwe neza. Hari ibibazo bigerekeranye n'inzu ya koperative, ese ibyo bibazo byaba ari ibibazo bwoko ki hagati nkawe nk'umunyamuryango? Ibibazo biri muri Koperative Komoro no kuvuga ngo inzu yacu ya Komoro yari ifite kuri cyamunara ifite agaciro ka miliyoni 500 n'ibindi hejuru, ariko nyuma yayo iza guteshwa agaciro iyo cyamunara, ariko nyuma yayo birongera birazenguruka bayigurisha miliyoni 192. Abayigurishije rero nibo tutazi, kandi ari twebwe dufite uburenganzira ku nzu yacu. Ni ukuvuga ngo abantu bagurishije inzu ntago mubazi, kandi mwakabaye ari mwebwe mubizi nk'abanyamuryango, bakagombye kuyishyira ku isoko. Ni ukuvuga muri make ntago muzi umuntu wayiteje cyamunara? Tako tumuzi. Abayiguze bo mwaba mwaravuganye nabo? Tako ariko perezida wenda niwe waba waravuganye nabo, niwe waba ufite amakuru neza ko yaba yaragurishijwe, ariko natwe mu makuru twumva hanze nuko tuzi neza ko yagurishijwe. Mbega namwe ntago muzi neza ko inzu yagurishijwe neza?
Tako tubizi ariko amakuru twumva ko yagurishijwe. Bivugwa ko yagurishije. Yes, uyu nawe n'umunyamuryango, reka tumubaze ukuntu ibibazo bimeze. Umusaza mwiriwe? Mwiriwe neza. Ikibazo gihari wenda ni icyerekeranye n'iki? Ikibazo gihari cyerekeranye kiriya nzu. Amakuru dufite tuvuga ko yagurishijwe. Bayigurishije miliyoni 192. Kandi twebwe ubwacu twatwiboneye umukiriya wa miliyoni 350. Akarere karabyanga. Kabyanze rero maje guca inyuma batubye ko tumva ko amakuru tumva ko bayigurishije 192. Ntabwo twabyemeye natwe. Aka kanya ubu ngubu inzu yaba yaratanzwe cyangwa bari bakiri kuganira, bari bakiri mu biganiro? Biratangura cyari bisa nka kiri mu maboko yacu. None ikibazo cyaba gihari, ikibazo mufite impungenge nk'abanyamuryango yaba ari ikihe? Ikibazo gihari ni uko baguze bagagombye kuza gushaka na banyiri bwite, kandi twese turahari tukicarana tukabiganiraho tukemenya amafaranga cyangwa tukabyanga, ariko twabiganiriyeho. Ukuvuga ngo inzu baba baragiye kuganira batabimenyesheje abanyamuryango? Bamenyesheje abanyamuryango. Nicyo kibazo gihari. Sawa, urakoze cyane. Amafaranga yatanzwe tuwene tuvuga ati ntabwo bishoboka, kuki babanze ko twigurishiriza kandi twabonye umukiriya. Babyangiye iki? Ni ikihe kintu wasaba ubuyobozi kugira ngo ubuyobozi ko haba turenganura bakatuvugira ko iranzu tujya kwibaka yaratuvunye kubyo najya ndara no mu muhanda simore n'amafaranga, bakambwira ati musi tutanga amafaranga akenewe yo kubaka inyubako ko nta muntu uri kujya mu muhanda kwakore. Ubwo rero nayo impamvu ati rwose baturenganure ubuyobozi butube hafi. Sawa, urakoze cyane umusaza. Hano murakoze. Mu gusoza amakuru yacu, abanyamuryango ba koperative ya Komero barasaba kongera agaciro k'amafaranga yaguzwe iyo nzu yabo, kuko bavuga ko yatejwe agaciro ku buryo bukabije. Iyo nzu yabo ikaba yari ifite agaciro k'amafaranga asaga miliyoni 550, none bakaba barahawe miliyoni 192 gusa. Ndetse bakaba bashaka ibiciye mu mucyo kuko byakozwe n'ubuyobozi bwa koperative butabizi. Uyu muntu utarakora subscribe ushobora gukora subscribe, amakuru akajya kugeraho 5 kwa 5. Ngewe wumva ni Jonathan K, ndi kumwe na mugenzi wanjye Sika. Ciao ciao.